Mbega urukundo ruhebuje Uwiteka Imana yacu itugirira. Murebe ubwo burabyo ko busa neza, amabara yabwo agaragaza urukundo rw'Imana. Uko witegereza ikiremwa cyose jya ukibonamo urukundo rw'Imana. Ni byiza, biranejeje, mbese iyo Mana twayitura iki? Njye nkunda indabo cyane, ndazikunda pe. Uwaba azi ahantu nakura izi ndabo nkazitera yaba amfashije, kuko indabo zigaragaza byinshi mu byo Imana yaremye. Ndakwifuriza ko nawe wakunda izi ndabo. Zimera ahantu hatandukanye, wenda nuko arimo uyu mugabane wacu ahenshi zidakunda kuboneka, ariko inyinshi natwe turazifite, ariko njye ntazo mfite. Waba afite izi ndabo cyangwa se akandangira ahantu nazigura, rwose yaba amfashije pe. Indabo zinejeje, dore nk'uru rurabo narukunze cyane cyane, ariko ahantu rumeze byo byonyine birashimishije cyane. N'uru narwo ni rwiza, uru rwo ni rose, ni rose ya rose. Ni indabo zishimishije cyane cyane cyane. Noneho dore ururabo rukaba ari rumwe ariko rukagira amabara atandukanye. Iyi fenomene rero ntabwo nzi ukuntu umuntu yayisobanura. Ruri ku gati kamwe ariko rufite amabara atandukanye, ni kimwe n'uru nguru. Rero ibi birushaho kutugaragariza urukundo Imana idukunda. Niba yambika buno burabo ikabugira neza, ese twebwe tuyiringiye twayiburana iki? Reka tuyiringire. Niba ikunda uturabo ikatwitaho, kandi dushobora kumara igihe runaka tukuma, ese kubera iki twebwe itatwitaho? Hari indirimbo tugira ivuga ngo Imana ikunda utunyoni tuba muri iyi si, ubwikunda utwo tunyoni nzi ko nanjye inkunda, irankunda nzi ko nanjye inkunda, ubwikunda utuntu duto nzi ko nanjye inkunda. Imana ikunda uturabo duhumura neza, ubwikunda uturabyo icyo nzi ko nanjye inkunda, irankunda nzi ko nanjye inkunda, ubwikunda utuntu duto nzi ko nanjye inkunda. Niyirimbisha uburabyo uhumura neza, ubwikunda ubwo burabyo nzi ko nanjye inkunda, irankunda nzi ko nanjye inkunda, ubwikunda utuntu duto nzi ko nanjye inkunda. Natwe rero Imana iradukunda, mureke twishimire ibyo yaremye, tubikunde nk'uko nayo idukunda. Dore kano kameze mu manga, ariko urabona karasa neza cyane. Wow. Mbega. N'utu twameze mu manga, ahantu hakonje cyane, ariko akenshi izi ndabo nabonye ziri mu mashyamba, ku biti runaka, inshwi.
yega karabo keza we. Dore n'akandi disi, n'aka kameze mu ishyamba. Dore hano ni ku rutare. Ariko mbega Imana itangaje, natangaje cyane. Yesu uri mwiza. Nabanje gukeka ko ari ibyo abantu bashushanyije, ariko nyuma nza kwitegereza nsanga bimwe bimeze, zimwe ari indabo. Nk'uru nguru ruri muri twa dutobo bakunda guhingamo. Hari igihe bahingamo imbuto, ubundi bagahingamo imboga cyangwa se indabo nk'uko hano bihinze. Naje gusanga ari naturel. Dore na kano ni naturel. Kano kwagira ngo ni akanyugunyugu. Ariko munamfashe zitwa ngo iki? Hari izo nzima amaroze, ngaho mundebere iki? Ururabo rwitwa ngo iki? Mwokabyara. Dore na kano kameze mu ishyamba. Kano nako ni ku rutare. Ngo mbega Imana ngira nkora ku mutima, na n'ubu niyimfite mu biganza, n'umwuka mpumeka uri mu bubasha bwayo, ibibaraga z'umutima ikaneza intambwe ngo njye mbere. Mbega Imana ngira nkora ku mutima. Reba kano karabo we. Na kano hari utujya gusa, ariko nanone tutari ku biti bimwe. Ariko Uwiteka ni mwiza ibihe byose. Aya mabara yose ari mu gakanzu cyangwa ikindi kintu runaka umuntu yambara, yaba agaragara neza pe, neza cyane. Ariko Imana yacu iratangaje bihebuje. Dore mu rutare neza. Two wagira ngo tumeze ku mugozi ko bigaragara. Ariko aka niko kitwa umurandagashe. Nagiye mbona utuntu twinshi dufite utu tubabi ariko feri zitandukanye. Ndabifuriza rero gukunda indabo. Nukuri pe muzitere, haba mu bikombe, haba hehe, mu tudobo, mu ducupa. Njye ariko mu ndangira ahantu ndi buze kuzikura. Ndabashimiye, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.